Yes, kuri iyi tariki ya none rero ubukwe bugiye kuba bitunguranye ariko reka tubanze turebe uyu mwana w'umukobwa babeshyira ko atwite, turebe iyi video twitonze, reba ku nda ye, ubwo abazi kureba b'ababyeyi ndetse n'abandi bamenyereye kubona neza, barabitubwira nuko ugenda bamuvugaho ubu kuba ngo yari afite inda yatewe na Idirisa, ni amakuru akomeje kugenda agwarukwaho ngo nyuma rero yo kumutera inda Murindahabi Irene abonye ko agiye guseba nk'umuntu wamanagingaga aba bana, ngo yaje guhita afata icyemezo cy'uko bahita bamujyana. Uyu munsi turi ku munsi w'ubukwe bwe, nababwiye ko ubukwe bwe bwatunguranye kubera ko abantu benshi batabashije kubona amafoto, bitewe n'uko nta mufotogarafe wari wemewe, ariko ngira ngo Dorcas muri kubona ko yari yambaye imyenda myiza ku munsi w'ubukwe bwe, yari yambaye udukenyero twiza cyane, ariko by'umwihariko turi kugenda turebera hamwe nimba koko Ishimwe Vestina yari afite inda nk'uko abantu bakomeza kugenda babigarukaho bavuga ko Murindahabi Irene yagize ubwoba bw'uko iyi nkuru yazajya hanze bagakeka ko ari we ushobora kuba warakoze ayo mabi, kandi bari bamwizeyeho ubutwari bwo kumanaginga bano bana neza. Bavuga ko rero Murindahabi Irene akimenya ko Ishimwe Vestina atwite, yahise yihutisha ikijyanye no kuba bamukoreshereza ubukwe kugira ngo badaseba, ariko abantu benshi ntibemeranya n'abatangaza ino nkuru bavuga ko Ishimwe Vestina yari atwite. Abenshi bakomeza kugenda bivugaho ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bakavuga bati ni ukugira ngo abantu bibonere viyuze, ni ukugira ngo abantu bibonere amaviyuze n'amafaranga babonera cyangwa se bungukira mu biganiro bakora. Ese kuko ibi ngibi byaba ari byo? Reka turebe iyi foto muyirebe mwitonze, reba nk'iyi foto, turahera hejuru mu maso habo, kuko hari ababyeyi baba bazi kureba mu maso y'umuntu bakaba bamenya ukuri kwihishe kuri ibyo ngibyo, hanyuma ndaza no kubereka hasi kugira ngo mukomeze kugenda mubihuza n'amashusho muri kubona, mumbwize ukuri nimba koko Ishimwe Vestina yaba ajyanye inda cyangwa se ari ibinyoma. Ubukwe bwabo rero nabwo buri kwihutishwa cyane, burimo nk'uko twamaze kubona imyambaro ku munsi, buriya munsi bari kwipima imyambaro izakoreshwa ku munsi w'ubukwe. Nakubwiye ko ari ibintu biri kuba vuba na vuba bihutisha, sinzi impamvu bari kwihutisha ibintu. Murabona ko rero hano ni ku munsi w'ubukwe, amakote twamaze kuyahitamo, ndetse yaba ikote rizambarwa n'uyu musore wo mu gihugu cya Burkina Faso Idirisa, ndetse yaba n'ikanzu izambikwa uyu mugeni wacu Ishimwe Vestina, ari nako kandi uyu Dorcas nawe ari mu dukanzu twiza ndetse n'imyenda izaba imubereye. Bose twamaze kuyihitamo, twiteguye kubahereza ikirori, noneho twiteguye kubahereza ubukwe bwiza. Uyu mwana w'umukobwa usigaye rero ari we Dorcas, ese azashobora guhanga wenyine? Azashobora kuririmba wenyine? Ese ubundi ninde waririmbaga neza hagati y'aba ngaba babiri? Aba bana rero uko ari babiri bakaba batandukanyijwe no kuba umwe agiye gushaka. Tara yabo abantu benshi bari kuyishidikanyaho bibaza nimba igomba gukomeza cyangwa se izahagarara, kubera ko umwe muri bo agiye kwishakira umugabo, ndetse ko bikaba binateganyaga yuko uyu mukobwa atazatura mu Rwanda, ahubwo ashobora kuzatuzwa mu gihugu cya Burkina Faso. Ibyo byose tuzakomeza kugenda tubireba. Icyo wamenya cyo nuko uyu mugabo ari umugabo w'amafaranga menshi cyane, kandi ubukwe bwe buzaba ari ubukwe butoroshye, ni ubukwe bw'igitangaza. Buzaba bwatumiwemo rero abasitari bagiye batandukanye, aho nk'umuhanzi Chris Easy azaba yitabiriye ndetse cyane. Bamwe rero mu bakurikiranaga amakuru yabo hafi bari bazi ko Chris Easy ari we uzajyana uyu mukobwa. Reka rero murebe iyi video mushishoza neza cyane kugira ngo murebe nimba koko uyu mwana w'umukobwa yari afite inda. Ndi kugenda nsubizamo aya mafoto kugira ngo muyarebe mwitonze, murebe iyi video mwitonze. Vestina nawe yadukundiye atwereka imbere n'inyuma, mumbwire muri